hari umusore wagurishijwe n'abakuru be mw'Egiputa, yarafite kwizera nk'ukwayo. Mama ngayose yamuta kagaho urugero rw'abakiranutsi, yizeye Imana kukwitanga amahoro, yaje kuba umugaragu wo kwa Potifari, abe ngukwa na nyira uja. Abakurambere bacu, abanyarwanda bo hambere bakundaga kuvuga ikinyarwanda bakoresheje imigani migufi. Harimo umugani uvuga ngo ibuye ryanzwe n'abubatsi niryo ryakomeje imfuruka. Uyu mugani bawuca mu gihe hari umuntu wa warasuzuguwe ariko yagera aho agera agakora ibikomeye cyane, niho bakunze guca no mugani. Mu miryango yacu naho bakunze kuvuga ko umwana wanzwe ari ukura. Bishatse kuvuga ko uyu mugani ushobora kuwucira nk'umwana wakuze mu muryango mubona ntacyo azabagezaho, ariko bikarangira ari ubabereye incungu. Ibi kugira ngo ubyumve neza, ibuka umugabo witwa Yozefu. Yakuze yangwa na bene nyina, ariko agira aho ajya mu gihugu, arangije abari gucungura umuryango wose, bigera n'aho abatuza mu gihugu cyiza cyane mu mujyi w'i Gosheni. Ibyo murabyibuka. Ni benshi mwifuje ko twazaganira kuri uyu mugabo wakuzwe wanga, wahuye n'ibigeragezo bikomeye, ariko akakomeza gukunda Imana nayo ikamukorera ibikomeye, akaba udasanzwe. Aha ni kuri Shukuru TV Official. Nge ugiye kubikugezaho nitwa Tuyisabe Nelson. Iteka nshimira wowe wamaze gukora subscribe, nawe utarayikora nkushishikariza kuyikora, kugira ngo ujye ubona ibyiza tugutegurira kandi tukugezaho. Uzajya ubibonera ku gihe, uzajya ubibona mu bambere, cyane ko inkuru y'imbaburirano ituba. Yozefu ni umwe mu rubyaro rwa Yakobo cyangwa Isirayeli na Rasheli, umwuzukuru wa Isaka, akaba umwuzukuruza wa Aburahamu. Yozefu yakuranye igikundiro n'ubwitonzi ndetse no kubaha bose. Yakundwaga cyane na se, bigatuma abavandimwe be bamwanga. Ku myaka 17 Imana itangira kujya imugenderera biciye mu nzozi yajyaga arota, abona imiba 12, hanyuma akabona imiba 11 yubamye hasi, uwe ugasigara uhagaze. Ubundi akarota izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 bimwikubita imbere. Ibyo byose yabibwiraga se na bene se, bakumva ari ubutwara afite bwo kuzabategeka. Imana igenda imwereka uko bukeye n'uko bwije. Ibi nubwo byari mu mugambi w'Imana, byarushagaho gutuma abavandimwe be bamwanga urunuka. Umunsi umwe abavandimwe bagiye kuragira umukumbi w'amatungo. Yakobo atuma Yozefu kureba uko bameze, anabashyiriye amafunguro. Azamurwa no kubijyana ngo amenye nuko bene se bameze. Akigera hitwa Dotani, bakimubona bati dore Karosi araje. Bajya umugambi wo kumwica, ari kumwe mu bavandimwe be arabyanga, aravuga ati twe kumwica ahubwo tumute mu rwobo. Ariko wari umugambi w'Imana, kuko yari yaragambiriye kumuhindura ubwoko bukomeye, akaba impamvu yo gusora kw'isezerano Imana yari yaravuganye na sogokuruza we Aburahamu. Ku rubyaro rwe ruzaba abasuhuke ndetse bakaba bacakara imyaka irenga 400. Ubwo Aburahamu yatambaga ibitambo akaza gusinzira. Itangira ibice 15 ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 13. Ku kirengarenga Aburahamu asinzira ubuticura, ubwoba butewe n'umwijima wicura burindi buramufata. Uwiteka abwira Aburahamu ati menya neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari icyabo, bazabakorera imyaka 400. Ahari urupfu hahindutse kugurishwa. Kubw'umugambi w'Imana yajyanywe muri Egiputa, ni mu Misiri y'ubu. Bamugurisha ibice by'ifeza 20. Bacura umugambi wo kubeshya se Yakobo ko inyamaswa zamuririye mu ishyamba. Bafata ikanzu yari yambaye bayishyiraho amaraso, bayishyira Yakobo, ajya ku kiriyo cy'umuntu uriho.
Imana irabyemera kuko yari izi ko mu gihe kizaza azababera incungu. Yozefu yaguzwe n'umutware mukuru w'ingabo za Farawo witwaga Potifari. Umugisha w'Imana ukomeza kuba kuri we, agirira umugisha n'igikundiro kuri Potifari, amugira umutware w'urugo rwe, ategeka ibyo mu rugo byose ukuyemo umugore we, ni ukuvuga umugore wa Potifari. Uko iminsi yashize, Yozefu yakomeje kuba umwizerwa no gukora n'umwete imirimo yari ashinzwe. Ni nako umugore wa Potifari yarushagaho kumubenguka kuko yari umusore mwiza cyane. Ibi byari bigoye cyane kugira ngo acike uyu mutego wo kuba akundwa na nyirabuja, kuko akenshi yamusabaga ko baryamana ariko akabyanga, bimuviramo ingaruka mbi zo gufungwa, ajya muri gereza. Kuko muka Potifari yabonye ko Yozefu amuhakaniye, ashaka kumufata ku ngufu. Yozefu arwana no kumucika. Uwo mugore asigarana umwenda wa Yozefu, atuma amubeshyera ko yaragiye kumufata ku ngufu. Yozefu yemera kujya muri gereza. Kwihangana bitera kunesha, kandi ngo uwitonze akamishashi. Yarihanganye arafungwa, ariko yanga gukora ibyaha. Ageze muri gereza n'ubundi Imana yakomeje kumugirira neza cyane. Yahawe kuyobora abo bari bafunganye. Bamwe muri bo baza kugira inzozi, arazibasobanurira, arazibarotorera. Abo bagabo bari abahereza b'ubwami bwa Farawo. Uwaherezaga imitsima ibyo yarose byarasohoye, aramanikwa. Naho uwaherezaga vino we asubizwa mu mwanya we kwa Farawo, nk'uko tubisanga mu gitabo cy'Itangiriro ibice 40 uhereye ku murongo wa 1 ukageza ku murongo wa 22. Ibi byamubereye ikiraro kimuhuza n'umugambi w'Imana ku buzima bwe. Kubwo yamaze igihe kingana n'imyaka 4 mu nzu y'imbohe, Imana yateje Farawo kurota inzozi zidasanzwe, kuko abakonikoni n'abandi bose b'abanyabwenge babaga bugufiye, bananirwa kurotora izo nzozi. Inzira yo gutabarwa kwa Yozefu ibirabonetse. Umwami amenya ko muri gereza hari uwarotora izo nzozi, bamutuma ahageze azisobanura neza, amugira n'inama y'icyakorwa. Bituma umwami Farawo amutoranya mu banyabwenge ndetse b'abahanga, kuko yasobanuye izo nzozi zari zabananiye bose. Nuko amateka yahindutse. Uwari imfungwa ndetse w'umunyagano ahinduka uwa kabiri kuri Farawo mu gukomera, kuko yamuhaye gutwara igihugu cyose. Umwami amwambika impeta n'imyambaro myiza, ahekwa ku ifarashi, yegurirwa byose kubera umwuka w'Imana. Ibi biri mu Itangiriro ibice 41 ku murongo waho wa 37. Mbese ujya wizera iby'Imana yagusezeranije? Mbese wemera ko nta kuri Imana itakura umuntu, nta n'ikiba kitari mu mugambi wayo? Igihe cyarageze, inzara iratera. Abavandimwe ba Yozefu baza gushakira ibiryo mu gihugu cya Egiputa. Ababonye arabamenya, siyabitura inabi bamugiriye, ahubwo abakira neza, ndetse ahamagaza se na bene se bamwikubita imbere nk'uko yajyaga birota. Ababera incungu, abatuza ahitwa i Gosheni, abaha ibyo kurya ndetse n'ibyo bashakaga byose, kuko ari we wari umutware mukuru muri icyo gihugu. Yozefu afite abana 2. Abo bana ni Manase na Efuremu. Yabyaranye n'umunya Egiputakazi witwaga Asinati. Yozefu yapfuye aramye imyaka 110. Yashyinguwe i Kanani. Nibi twakubwira ku ntwari ko hacunguye bene se kandi bo baramwangaga, ko ari mu mugambi w'Imana, ko ari umuhanga mu kurotora inzozi, kuwemewe gufungwa zira ubusa ariko nabyinubire
akamara imyaka 4 muri gereza yihanganye. Nizere ko ari icyo umwigiyeho, kandi ndagushimiye wewe nije amatwi yawe ahari kuri Shukuru TV. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka. Ndagushimiye, wakoze cyane. Wari kumwe na Tuyisabe Nereso. yanjaguyemo Sebujana Imana arangara atemba ati sinaryamana rwose n'amabuja.